I love you too, babe. You mean a lot to me. Ako Charlie. Mama ejo yatumye ngirira ishyari. Umuntu ntagakwiye kurigirira na gato. Umuntu ahoze nifuza kumenyana nawe kuva kera pe. Albi. Sanda ni muno wawe. Umva nizere ko wasoje kwitunganya utari bonetse. Umva ndi kwibaza noneho Delise nambone. Albi mbabarira singumye gutaya amagambo nawe. Ibyo numvise nabyumvise. Icyo nzi neza no kuvukana Sananda. Akori, wasaze cyangwa? Yewe nsa. Udaserase. Ni gute ushaka kumva ko nagusona inshuro zingahe zose ukaba udashaka kunyumva? Bunaga ko nashaka kukumva. Ahubwo ikibazo no gushaka kunyifatira umbeshya beshye kandi ubizi neza ko yumbeshya mbimenya. Ubibona nahe? Undi kagiye kumva kakareka guterana amagambo nanjye. Albi. Baba ntukomeze kunzamukana ko bisiko nyira nawe twaradushwana kakanya. Tukashaka tugashwana ali. Nundi kugira inshuti nkawe idashaka kumva. Bitwa no kutayigira. Uri kundeba iki se? Icyo mbize cyo tumvikana mwana n'igihe. Ntabwo nzi ko ushaka kumbwira amagambo nk'aya ngaya Albi. Ngo kunjye bitwa no gutangira. Are you even serious? Albi, aho bigeze. Sinshaka kuvugana nawe birahagije. Nundi munsi uzongera kumvugisha. Sanda nani kintu bakuru wanjye. I mean nako nibara muna wanjye. Ngenza hano si gutya hameze. Urabona harahindutse wikise? Nyine nta cya danger. Nta kibazo hano nikundira. None se bimeze bite? Sharira aho nyine ndaho inamba mbona iminsi yose isa. Ndabona wananutse. Shase byabona n'imirimo irahangaha. Sara bite? Ahubwo we bite? Ni byiza. Shabre wakoze kuzana Saranda kunsura pe. Anza na senje nsanzwe nazi kurya nazanywe na Brenda. Oya Sara wirakara. Nuko nyine numva gutagishaka kongera kumbona ko kwabimbwiye unyirukana mu buzima bwawe. Mumfashe ibyo bintu bya kera birigaruka. Tuganire neza twitonze. Naje hano ndi kumwe na Saranda ariko tugomba gutahana nawe. Sibyo Sara? Ntabyo nzi. Oya brain bituma Saranda ko ibintu atapanze no kuba yaje hano byonyine izo mbaraga ndazimushimira. Sara wakoze. Mama ari he? Asugo Sara. Nukuvuga ko utumvishe ko undi mwana ari kugushimira. Brain ceceka nawe. Rata mama nawe hari igiye ku murenge. Noneho naza agasanga twagize kumunsuhuriza. Ego ndabikora. Ako mbere na mbere yuko dukomeza Sara. Nongeye kugusaba imbabazi. Kiriya kintu nicyo cya mbere mora nicuza cyane kandi usabye imbabazi kuba narakubabaje.
niba tuza kumuza murezi ntabwo ugumya kwicara aho ngaho. I am so sorry bro, sibyo. Ntabwo nzajya gutuma dutongana. Ntabwo nzajya gutumurira, sibyo. Wa muswa se atekereza ko ndi kurira kubera ko njye nawe twatonganye. Nzi kwizwa n'iki? Charlie, nubwo mbona kenshi ndimo guseka. Akenshi mbonye Sanda na Nick. Charlie birambabaza n'ukuri. Ndabyumva ahubwo se tutarasimbuka ubundi hawo. Ntabwo nabona ahantu mpera pe mbikubwira. Sinzi naho nahera. Ahubwo se wiwe bivumbuye gute? Nyine narebye ukuntu nyine ukomeza kumbwira story ya ngo mama wawe ukuntu aza mu Rwanda atakubwiye niba ukuntu ushaka kwinshitira Saranda cyane bikubitana nuko wakomeje kumbwira ngo umuntu agiriye ishyari kandi mwifuje kumenyana nibuka n'ukuntu ejo yitwaga kuri mama wawe ndabihuza mbona nta wundi muntu utari mama Saranda. Mbwira nta kundi nivuyemo. Noneho mama azanyica n'ukuri. Bu yari yarambujije kugira umuntu n'umwe. Nzabwira ko bari abana tuvukana pe. Uyashaho umuco ndakwizeza ko nta muntu muzamenya ko ikiganiro njye nawe twakigiranye. Promise. I promise. Even na Brenda, my little sister, I won't tell her anything. Wakoze ibintu utambeshye. Uyashana nkubeshye. Ahubwo se bwira ukuntu uvukana abasaranda mukamutabana na mama akakwirengagiza bigeze hariya. Charlie, mbere yuko mama ahura na papa wa Saranda yaramfite ndagahinja gatoya. Gusa ntabwo yigeze abwira papa wa Saranda ko yabyaye. Urumva ko papa wa Saranda iyo yazaga mu rugo yakekaga ko ndi umwana w'umukecuru ubyara mama. Ngo nyuma y'umwaka mama ahita yongera aratwita. Mva bibanza no ku bintu birebire byatari kwa ko papa Saranda ntabwo ashaka kwemera ko umwana ari uwe. Gusa nyine nyuma araza kubyemera. Rero kubera ko papa wa Saranda afite amafaranga ahita amutwara barabana. Kuva icyo gihe nahise nanjye nyine kuzambona mama rimwe na rimwe. Nanjye ndezwe na mukecuru gusa. Shelby, mbuze icyo nkubwira. None se Papa Saranda yaje gupfa? Kuko basanda mbazikira kandi nta rimwe ndabona Paul. Nyine mukecuru amaze gupfa. No way. What? Bishira yapfuye? Harya ntabwo nigeze mbikubwira. Aje gupfa. Ako nyine yapfuye ndi mukuru. Nari narakoze. Albiswe ukuntu ugenda gusa. Kandi wabaye mu buryo bukomeye. Shabu. Ubuzima nyine. Ubuzima. Rero nyuma papa wa Saranda nyine yaje kugenda. Nta muntu n'umuzahane yagiye. Kuko yagiye ndumva Saranda afite nk'imyaka 5. Hanyuma kuva icyo gihe mama ni umuntu buriya nyine uzi gukora, azi guhiga pe. Ahise atangira kwikorera. Kuriya nyine atangira kuzajya agenda. Ntabwo ajya aruhuka tu. Kundeba gutyo. Binana. Deri, ubu nanjye mu bintu byanzanye hano nayo nazanywe no kugusaba imbabazi. Imbabazi z'iki se we wankoreye iki? Ego warambabaje cyane, ako nyine nanjye naje gufata umwanzuro ntabanje gutekereza neza.
oya Sara wigira ikintu na kimwe wishyiraho byose ningiye kandi ndabyicuza cyane. Adeli bivuga ko byicuza ko urabizi ko kwicuza ari icyaha, ahubwo reka amakosa yacu ajye tubera isomo ryo mu buzima, sibyo? Yego. Sudeli, mu bintu byatuma ushwana n'umuntu ubu ngubu iki ngiki hari ubwo kirimo? Aha ntabwo cyakongera kumbaho pe. Deli, Linda uramwibuka? Ngo mukuru wa Brenda. Hari rero n'undi witwa Rubine nyine yabaye inshuti yacu. Ushize twaraganiriye nyine bambwira akantu keza, numva nyine nanjye ntangiye kwicuza mu mutima wanjye. Ndakumva. Nyine barambwiye ngo ntuzigere wemerera umuhungu uwo ari we wese ko yatuma utandukana n'inshuti yawe. Nanjye nje kwitekerezaho nsanga uburakari nibwo bwonyine bwandenze bituma ntandukana nawe. Oya Sara haranda kumva cyane. Ko nkeka ko buri muntu wese ari uwo mwanzuro yahita afata, kuko guhemukirwa n'umuntu utakekaga birababaza cyane. Yego nyine byarambabaje cyane, ariko Berete nyine byose yarabimbwiye ko byagenze, ntangira nyine kwicuza numva ko ndi umwana mubi. Oya wibabara Sara, ariko usibure ikintu cyandakaje nkumva ndasuzuguye cyane. Igiki? Uriya Berete yaradusuzuguye cyane. Yego Berete ntabwo ari umuntu. Yego nanjye sindi umwana, ariko kubona Berete atinyuka akanzaho azi ko muri kumwe, numvishe twarasuzuguye cyane. Ni ukuvuga ko twese nyine yabonye ko turi abanyembaraga nkeya. Ahubwo Deli, ndashaka ko hari ikintu dukora. Iki? Ego nubwo nshaka kukubabarira ukongera ukagaruka ugasubira no ku ishuri, ariko nyine kongera kukwizera ntabwo byahita biza ako kanya. Oya Sara, n'ibyo ukoze byonyine ni umutima ukomeye. Gusa reka nkubwire ikintu kimwe, gushwana nawe niko gahinda karekare nagize mu buzima bwanjye. Gusa niba wongeye kungirira impuhwe nkagaruka ku ishuri, nkabona aho zajya mba muri Kigali, nkabona n'urutugu naririraho, sinzi ukuntu nagushimira pe. Sara, ndagushimiye cyane. Thank you Sara. Ntacyo Deli, reka ntituzongere kuba twashwana dupfa ikintu nka kiriya. Ntabwo byakongera. Ego kuba ntazongera kwizera byo ni ukuri, ariko nyine uko tuzajya duhorana tuvugana nyine bizajya bigenda biza gake gake. Oya wikigora Sara, n'ibyo ukoze birahagije. Babe, ndagiye rero kandi sinzi n'andi bugusange hano. Hari ibindi ndakeka ndaba nyiri hano. Ariko utazana bya bindi byo gutinda nanone. Stufite kise, nyine ni ntinda wowe ukinge tu naye mfite urwanjye. Ariko wamuganira ngo icyo cyakemutse. Nindambirwa ndagenda. Sawa rero, I love you. Babe, I said I love you. Love you too, babe. So bre, atari kwa kone ngo abakobwa twiha gupinga, uyu mujama se yadufotoye neza. Dore akariko keza cyane. Delise ubundi azi kureba fresh, nanjye akagafoto ndabona ariko sawa. Cyakora kano ni sawa. Nerega ngengira ijisho rireba ifoto. Yesu we, turahisamo amata. Se ko wagira ngo musanzwe muvugana we. Wasanga wenda tunavugana nta wamenya. Hanyuma so Pedro wasarije mwisameza ati. Reka mo yasarije sindi moda. Ahubwo ndabona Saranda ntazi. Saranda se n'umuzi ahita afatiraho nagutinza. Ni akazi kahubwo se shambwira. Ubu byibuze urumva umeze ute? Jewe se nyine ndumva nyifite amasoni, ndi no kubura uko nifata imbere yanyu. Mbwira n'ukuri imbere yacu
ukumva wagira isoni njye na Saranda kweri deri sha nyine ndi kubona Saranda nkumva isoni ziranyishira nasubira no mu rugo ariko uzikubanisha n'umuvandimwe wahemukiye none uhita wibuka ibyo wakoze kumva isoni zirakwishira akikeko ntago kabura. Deli humura buriya nuko utari ikaze neza numara kumenyera uzashiduka wisanzuye cyangwa niba wumva kubana na Saranda bikubangamiye baza tukibanira ntacyo bitwaye. Oya sha Linda se ntahari twese ntacyo byadutwara ahubwo ikibazo cyaza kuva nuko Saranda yaba yakubabariye mubwira kuje ngo tubane. Icyo nicyo gikomeye ahubwo kandi sinkeneye gukora ikintu na kimwe cyakongera kunshwanisha na Saranda. Rero ukomeze wihangane wenda ayo masoni yawe azagera ashira ndabizi. Azashira nanjye ndabizi ahubwo no gutangira nkongera nkamwimenyereza nkamwisanzura. Sawa rero reka nanjye mite nigendera njye kureba Linda. Shabure ni ukuri warakoze nawe wambaye hafi kuva kera. Nshadeli ntacyo nanjye kubona utarigaga byarambabazaga. nawe wikabye ubwo se wari wita uvuga gute? Cyo ni ikintu cyoroshye. Nyine nibyo ushaka kumenya ngaho mbwira. Nari guhita mbabwira ngo ngenda twara nimero za Saranda. Kandi warahise uvuga ngo uzayashyikiriza uwakuturangiye. Kara nakiryo nyine namwe ndabizi ko mutari gutuma ngera kure mutaranyaka namba tu. Ariko mwa mwateguye da. Ariko seriously uteye neza. Koko uziko bivuze nka uraho ngwirwa. Anyway, thank you da. Iyo dasi yongereho iki? Mumbabarire. Sen birisi olmadığı bir hafta. Hala? Beri none nkeneye ubufasha bwawe narwaye nenda gupfa kandi uratinda gato ndahita mpfa. Uriye deri. Vuga vuba bamite nza kukureba none. Ni kwa Saranda gabanya icyokeraho. Kandi rugira imikino itari myiza na gato. Umva ukuntu rumpabuye. Ako se niwumvisha ko ndi kwa Saranda? Niba ari huriza. Yewe numa nshaka kuza ukampa ikaze nk'umuntu wongeye kugirirwa ibuntu akagaruka i Kigali. Ako deri kuga amahirwe waba uzi kuri muravugana na Bertin. Wese suri Bertin? Yego ndiwe. Ako nyine ndumva byancanze. Ibiki se bigucanga? Ahubwo reka nkureke n'ubona kanyuze kundeba. Teresa ashaka kongera kubona Bertin. Njyewe rero ubu ndagiye. I have a date. Kigali ngarutse mora. Shabrani zako wabyutse. Ko wazindutse wakana we. Kandi udise wasanga muvukana. Cyane rwose turavuga. Ako mwayimana ntabwo iba yarashizemo ikimenyane. Kubera Nyine reba nk'ukuntu mwese mwamusa nk'utunyange. Mwangiza ngo muranavukana. By the way, Antesi. Linda, nice to meet you. Shano kuri muri beza. Bram mfite akabazo. kari kabazo se? Muvuga nabi birinda rikomva. Oh, you guys need some privacy? Ntabwo twirukana. No, it's okay. Reka ahubwo ugendere n'ugaruke mwasubije umutwana. Tugabo ntaribi.
ufite ibibazo rero wowe. Jambo ejo bundi nagiye gushaka utuntu two kurya hepfo ku kazi, hanyuma ngeze hasi masanga umusore araburije pe antera imwe, ndamuzamura mujyana ku kazi turaganira mbwira uko bimeze, numva mugiriye impuhwe kandi ubwo nta muntu n'umwe azi ninaha, ntiyari afite aho kurara, mfata umwanzuro wo kumujyana mu rugo. None se ko numva babyikemuriye, ikibazo ufite ni ikihe? Nyine brother wanjye yabigize big deal reka ntabwo amushaka hariya. Ariko Tesi nawe wakoze amakosa yo gufata umuntu ukamujyana iwanyu utabanje kubiganiraho na bro wawe, noneho umuntu utazi bro wawe namwumva pe. Shabra icyo nzi cyo nawe iyo umubona wari kumuzana ahangaha kuko yarababaje kandi maniragana ari n'umwana mwiza. Ubwana bwiza se ubonera he? Njyewe naramwizeye gusa tu kandi nabyo ndabizi neza. Tesi ntawe ntukizere umuntu wese ubonye gutyo gusa. Ni ukuri sinzi impamvu ngiye ndi kumwizera kandi rwose cyane. Cyangwa wamukunze sha? Yego ko mwami Yesu urumva ibintu byiza ariko mukoma abo karagaciyemo. Gusa niba umwizeye wumva wamufasha, icyo wakora wabanza ukabiganiraho na bro wawe ukabimwumvisha. Kibi nuko wamufasha ukazasanga nawe araguhemukiye. Oya mbere ntabwo yabikora, ahubwo ngomba kugenda nkabyumvisha icyo uramureze. Wowe bimubwire tu. Ntidusoje se ikiganiro Ngo si ibyo wambwiraga ntibyarangiye. twasoje. Ni gaho ngwino twasoje. Ejo utayisuza. Shabyanjye akazi kambanye kenshi mu rukonzo. Sijya ko ndabaye kwamagana ko ariko. Buriya wasanga ari nasinziriye. Byashoboka. Ariko ndabona umeze neza. Muri no minsi iri muranongora cyane. Mutongora gute se? Ntabwo nzi ko wanyamagarira ngo nze musure pe. Eka ibyo nabikaze. Gusa Saranda niba yarabonye umutima wo kumbabarira, ahise ngiye nagumya kukurakarira. Kandi byabaye byose atari we wenyine wabigizemo uruhare. Ubwo wenda wowe byumva gutyo ni sawa. Ahubwo se Saranda ari he? Saranda agiye mu mujyi ho gatoya. Gusa Bertin njye numva ntagishaka kurakarira pe, ku buryo numva twakibera inshuti, ibyabaye tukabisiga inyuma ubundi tugakomeza imbere. Sure. Cyane rwose ko gukomeza nkurakariye njye mbona nta kintu byazatugezaho, kandi wenda n'imbere dushobora gukenera. Hadiri umve ko rwose ukomeje kunungura, ndi kubona wabaye Delise ntari nsanzwe mbona. Gute se? Cyangwa urakishakira ko ngumya kurakarira tu? Oya reka reka. Ahubwo njye ngize Imana kuba nawemera ko twakirengagiza ibyabaye. Kandi nongeye kwishimira kuba inshuti nawe. Nigutambeshya. Mubeshyira iki se njye? Genda serious cyane. Shasaba ntacyo buriya. Reka turebe iki imbere yaduhishiye. Buriya wasanga ari cyiza. Ndabizi neza ni cyiza cyane. Shasi gusiza. Hari utundi tuntu nshaka gukora. Buriya next time dushaka kubona. Right? I think we should hug. Yeah, we should. Hello? Rero ubundi nanjye ubufasha bwawe narwaye nenda kandi batinda gato ndahitamo. Urenda rivuga ko I'm Tessie by the way.
Linda, nice to meet you. Shabre. Bindi simbyibuka. Akuri. Wasaze cyangwa? Udasara se? Reba nk'igihe nahere introza. Broski. ariko ndabona umeze neza gusa muri ino minsi ndimo ndabona uri kuntunga